Reka twizeye ko meze neza abakunzi bacu mudukurikira kuri Inkomoko TV ndetse n'abandi mujya muri wa Rwanda Burundi TV mwese turabasuhuje. Nongeye gutumira Pascal wasuza abadukurikiye. Reka ngusuze kandi nkwifuriza umugoroba mwiza cyangwa se ibihe byiza bitewe naho dukurikiye uherereye n'isaha muri ho. Turabashimira mwese mudahwema kubana natwe ku Nkomoko TV ndetse no kuri Rwanda Burundi TV. Turabashishikariza kandi kureba ibiganiro byacu mukadushyigikira mukanda subscribe mukabikunda mukabireba nyine mukumva ubutumwa twabagejejeho yaba ibitekerezo nyunganizi cyangwa n'ibibazo turabyakira. Ndizera ko meze neza kandi ingingo y'uyu munsi iza kugenda neza. Pascal rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku gihugu cy'Uburusiya by'umwihariko. Ubundi kuki interesa ku gihugu cy'Uburusiya cyane? Muri iyi minsi tugiye kwinjira mu kwezi kwa Werurwe mu mezi y'ikinyarwanda. Kwezi kwa Werurwe ni ukwezi kwa gatatu, ni ukwezi gushyushye cyane muri geopolitique kubera ko muri iki gihugu cy'igihangange ku isi ni nacyo gihugu kinini ku isi kameme. Hateganyijwe amatora ya perezida w'izi federasiyo, bavuga federasiyo y'Uburusiya kubera ko ni igihugu kinini cyane, ni igihugu narabivuze mu kiganiro cyashize, ni igihugu kinyuramo imirongo miganda 8. Ya mirongo abantu bizejeho neza barayizi. Mirongo miganda ni ya mirongo igaragaza uko itandukaniro ry'amasaha rigiye rihagaze mu bihugu hirya no hino. Kuba rero ni interesa ku gihugu cy'Uburusiya, icyambere ni politike yaho. Politike yaho iravugwa cyane mu isi kandi ubona ko muri iki gihe noneho bari kugira ukuboko, bari kugaragaza ukuboko mu mpinduka za politike cyane cyane yampatse ibihugu no muri Afurika. Turaza kubivugaho. Ubundi muri rusange ubutegetsi bwa Vladimir Putin ni iki bwagejeje kuri kiriya gihugu? Vladimir Vladimirovich Putin ni umugabo w'aka kanya, nubwo wenda haciyemo imyaka ine ariko tubara ko yatangiye kuyobora iki gihugu mu bihumbi 2000. Nubwo yinjiye mu butegetsi bwa Federasiyo z'Uburusiya mu mwaka wabanje mu myaka y'1998 ubwo yari umukozi wa FSB, ni ibiro by'ubutasi cyase ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano by'umwihariko ariko ushingiye ku butasi. Icyo gihe yagiye yinjira mu buyobozi gake ariko yabaye perezida w'iki gihugu mu kwa gatanu mu bihumbi 2000. Kuva mu bihumbi 2000 kugera 2008 muri manda ze ebyiri za mbere hari ibyo yakoze. Kuva muri manda ze za kabiri guhera 2012 kugera uyu munsi nabwo hari ibyo yakoze. Tugerageje kubisanisha cyangwa kubihuza, reka mbivuge nko mu magambo nk'atatu. Icyambere, yasubije igitinyiro igihugu cye. Nubwo wenda leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti atongeye kuzubaka, ariko Uburusiya bwa Vladimir bwabaye Uburusiya butinyitse. Noneho muri uyu mwaka wa 2024 cyangwa niyo wabara mu myaka 2 ishize ni ibintu bigaragara. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, ubukungu bw'igihugu bwarazamutse kubera ko Uburusiya nubwo wenda tuvuga ngo ni igihugu nacyo gitumiza ibintu mu mahanga, ariko kiri mu bihugu n'ubundi nabyo byohereza ibintu byinshi mu mahanga. Mwabyumvishe neza mu mwaka ushize ko n'igihugu cyemereye umugabane wa Afurika ibinyampeke. Ntabwo igihugu kijya kwemerera umugabane wose cyangwa ibihugu runaka ku mugabane ibinyampeke byo gutunga abaturage ari igihugu gikeneye. Ni igihugu gifite ubukungu mu by'ukuri burimo stabilite, nubwo cyafatiwe ibihano by'ubukungu nyuma yo gushoza intambara muri Ukraine, ariko ntabwo ibyo bintu byigeze biteza ikibazo ngo twumve Uburusiya bwabuze gazi cyangwa petroli. Ikindi cya gatatu, nyuma yo gusubiza igihugu icyubahiro cyangwa ijabo cyahoranye mbere yuko leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti zisenyuka n'ubwo bukungu. Icya gatatu, Uburusiya ni igihugu gikomeye cyane mu bijyanye n'umutekano uyu munsi kubera ko ibihugu byinshi byo muri Afurika bikomeje kukiyungaho mu rwego rwo gufatanya cyane mu bijyanye n'igisirikare. Mu by'ukuri rero ibyo Vladimir Putin yagejeje ku Barusiya cyangwa kuri aba bantu bo mu cyahoze leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti nabikubira muri ibyo bintu bitatu. Ubundi urimo uravuga Uburusiya nkumva ibyo bwagezeho ni ibintu byo gukanga byo hanze byo gufasha abantu, ariko se Umurusiya we yungutse iki?
Umurusiya mbere na mbere mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zasenyukaga, Uburusiya bwabaye nk'igihugu noneho gicitsemo ibice. Abantu bibazaga nubwo muri ibyo bihugu 13 byigenze, bwo mbaze 13 kubera ko n'Uburusiya burimo, ni ibihugu bundi 12. Muri ibyo bihugu 12 byavuye ku Burusiya bigatandukana nabwo. Ntabwo bigisenyuka 91 wabaga ushobora gutandukanya Uburusiya wenda na n'urugero wenda na Kyrgyzstan, ni igihugu cyahozemo n'urugero. Ntabwo wabaga ushobora kumenya ni irihe tandukaniro ry'ibi bihugu mu bijyanye n'ubukungu, politike n'imiyoborere. Ariko kuva muri iyo myaka, reka duhere mu 2000, kuva Putin yajyaho, uyu munsi tumwita umunyagitugu, abenshi niko bamwita. Ariko nanone iyo urebye kiriya gihugu ko kingana, ukareba abaturage gifite miliyoni zirenga 145, ukareba geographically cyangwa mu buryo bwa geo aho igihugu giherereye, ukareba abaturanyi bacyo, usanga kiriya gihugu ubwo kitayobowe n'umunyagitugu nta nubwo byashoboka. Biragoye cyane. N'abaperezida bamubanjirije bose icyita rusange ni ukutavugirwamo, ariko kutavugirwamo nande n'amahanga. Imbere mu gihugu abaturage bagira gutya bakagira imyigaragambyo ishingiye ku mashyaka amwe namwe ya politike abarimo, kandi ibyo nta n'igihugu bitabamo. Ariko Umurusiya icyo yungutse cya mbere ni uko Umurusiya uyu munsi ntabwo abeshejweho n'ibintu nk'uko twebwe tuvuga ngo umukongomani atunzwe n'ibintu wenda 90% byavuye mu Bushinwa. Icyo gihe hazamo inkunga, hakazamo imfashanyo z'ibigega mpuzamahanga by'imari, ugasanga igihugu gihora mu myenda. Ariko Uburusiya ni igihugu kidahora mu myenda. Uburusiya buteye imbere mu buhinzi, abaturage baho bari mu baturage bafite ubuhinzi buteye imbere, bacukura iyo peteroli na zahabu. Ni igihugu wavuga ngo abaturage b'Abarusiya bungukiye ko nyine iyo stability twavuze yazanywe na perezida yatumye imirimo yabo y'imbere mu gihugu bayikora kandi ku rwego rwiza. Mu Burusiya ni ahantu tuzi ikintu bita oligarchy, kuko bivuga ko umutungo w'igihugu ubarirwa mu bantu batarenze 1000 cyane. Kuki bahisemo iyo system? Ubundi Uburusiya bwo ibyo bintu kuba bishoboka nta n'igitangaza kirimo. Niyo urebye ubutaka bw'Uburusiya usanga budakwiye no kuba bufite bari abaturage, kubera ko ntekereza ko iyo bari kubara ku mutungo wenda wikubiwe n'abantu bakeya, baba bari kubara ku gice gituwe. Mu Burusiya buriya ni igihugu kidatuwe, ubuso bwacyo ko bungana nta nubwo gituwe no ku rugero rwa 40%. Muri iyo 40% rero abaturage bayituyemo nimba ari abaturage miliyoni 145 nk'uko nabivuze haruguru, hakaba harimo bakeya bikubiye umutungo. Ntabwo ari mu Burusiya gusa, ahubwo ibyo ni ibivugwa n'itangazamakuru ryo mu burengerazuba bw'isi kubera gushaka kubakandamiza. Ureka ngo urugero rworoshye, abakire 10 ba mbere ku isi, ukuyemo umwe ufite nanjye kuvuga uburasirazuba, ariko nashaka kuvuga ubwene gihugu, usibye uwa 10 bita Sergey Brin, nibudacya urwo rutonde rwahindutse, ufite amamuko mu Burusiya, n'undi muhinde bahabaye nk'abahana bakamuca amafaranga nyine akava muri iyo myanya. Abandi baherwe ba mbere 10 cyangwa 9 ni Abanyamerika. Nimba rero abaherwe 10 ba mbere bashobora kuba Abanyamerika, ni ukuvuga ngo iyo liste y'abaherwe 10 ba mbere dukomeje tukareba nko mu 100 ba mbere, hari amahirwe menshi ko mu baherwe 10 ba mbere niba harimo Abanyamerika, mu 100 ba mbere ntabwo twaburamo Abanyamerika 70. Kandi igihugu gifite miliyoni 320 z'abaturage. No kuvuga ngo ibyo bintu bivugwa ku Burusiya nkeka ko ni uburyo bwo guharabika, kubera ko Uburusiya ntabwo bufite abaherwe benshi nk'ikindi gihugu. Bufite bakeya, ariko bufite n'abaturage bakeya ugereranyije n'ubutaka. None se kuba Abarusiya bihamya bakakita oligarchy, uvuze ngo si politike yabo? Ni politike byanga bikunda, kubera ko rega bura politike y'ibihugu tuyimenya kubera ko yavuzwe. Hari naho politike nk'iyo ngiyo itavugwa, ariko ikaba ihari. Nge ntekereza ko ibyo ngibyo nta n'ikintu byaba bitwaye mu gihe ubwo bukungu bwaba busaranganywa imbere mu gihugu, mu Burusiya by'umwihariko. None ubukungu bw'iki gihugu cy'Uburusiya buraho Abarusiya bakwifuza bijyana n'uyu muyobozi bafite?
cyangwa baravuga bati iyo Putin ataba tuba tugeze kure? byanga bikunda ntabwo bushobora kubaho bifuza kubera ko buri gihe abaturage cyangwa bene igihugu bahora basaba ibintu byinshi, ariko nanone nubwo wenda tutari imbere muri kiriya gihugu, uganiriye na bamwe mu Barusiya bashobora kuvuga bati ibyibuze bashobora kuvuga bati nibura kubera ko ku gihe cya Joseph Stalin nubwo yatsinze intambara zitandukanye, ariko ni umuntu buriya ku gihe cya Joseph Stalin abantu bitwa ko ari abenegihugu bapfuye ari benshi kurusha bitwa abanzi b'igihugu, kubera ko yatekereje ko ngo runaka ari umunyagitugu cyangwa ashaka kumugambanira akabica. Yagiye yica abajenero batandukanye mu ngabo z'igihugu ku buryo mu ntambara kabiri y'isi yose yigeze no gutsindwa urugamba kubera ko habuze umuntu n'umwe uzi iby'urwo rugamba. Icyo nashaka kuvuga, Vladimir kuva yazaho intambara imbere mu gihugu ntabwo zikiri nyinshi, cyangwa se iyo myivumbagatanyo ya hato na hato, usibye nk'imyivumbagatanyo yigeze kuba wenda 2008 ubwo George W. Bush wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashishikarizaga Abarusiya kwigaragambya avuga ngo ni igihugu kibamo ruswa. Yego ruswa ibamo, turaza kubireba mu mpfu cyane cyane mu rupfu rwa Alex Navalny, umuprokirere cyangwa umushinjacyaha cyangwa se ubwo ni umuyobozi mukuru mu bijyanye n'ubutabera muri icyo gihugu, yiciwe muri gereza, ariko turaza kubibona ibyo yazize. Nari ndimo ndavuga rero impamvu Vladimir ibyo yakoze abaturage babyishimira aka kanya ni uko uyu munsi iyo tuvuze Uburusiya abantu bumva stability imbere. Twari tukiri kuri economy, kuba Uburusiya buhagaze wabitweretse neza cyane, ariko turi kwibaza nimba abaturage b'Uburusiya bo ku giti cyabo uko Putin abatwara mu buryo bwa economy babyishimira, cyangwa se bavuga bati Putin cyamaze no gutuma amahanga dutinya, ariko igeze interine nta kintu dufite. Oya, ntabwo ari ugutuma amahanga batinya gusa, kubera ko niyo urebye muri politike z'imbere mu gihugu, turaza kubireba no mu bakandida bahanganye nawe mu matora ibyo bagenda batangaza. Iyo ureba imbere mu gihugu politiki hari cyane cyane politiki ya Perezida Vladimir, usanga nubwo twirirwa twibera cyane cyadutwarwa n'intambara ashoza cyangwa arwana n'amahanga, ariko imbere mu gihugu mu Burusiya stabilite irahari, ahubwo haba hari igice cy'abantu badashobora kuva ku izima cyangwa bemere bavuge bati twebwe turajyana n'uyu muyobozi uko yaba ameze kose ntabwo abura bamurwanya. Ugarutse ku rupfu rwa Alexei Navalny, ndetse bise bitumuza no kudusasira kuna aya matora ameze abakandida uko bisetinze igihe azabera n'uhabwa amahirwe, cyangwa se nimba ari we wenyine uziyamamaza. Ntabwo ari we gusa. Ese ubundi Vladimir Putin nkurikije kuntu amutubwiye ni umuntu w'igihangange cyane, afite igisirikare gikomeye, gifite ammunition, akora n'ibindi bihugu mu buryo bwa gisirikare, urumva ari ihagije mu buryo militaire, arakomeye. Ariko burya mo imbere tena afite imitwe imirwa cyane irahari myinshi, kandi ngenzi ko iyo federal ifite umutwe irwanya ni resultat yuko iyo federo donc nta nishingiye, nta bumwe buyirimo. Ibyo bihagaze bite? Ukuvuga ngo federal cya federation kugira ngo ibe yunze ubumwe biba bigoye cyane cyane mu gihugu nka kiriya kinini, ariko iyo mitwe impamvu idacika duhora tubivuga, mu gihe umutwe udashingiye imbere mu gihugu gusa biba bigoye ko wacika, kubera ko ufite ingufu cyane cyane zituruka mu mahanga. Ntekereza ko iyo mitwe irwanya leta y'Uburusiya ubusanga ari imitwe ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa uburengerazuba bw'isi muri rusange, ibivuga iti reka turebe ko nibura hari akantu twakora kuri Vladimir cyangwa ubutegetsi bwe. Kimwe mu bintu Putin ahanganye nabyo ni intambara Ukraine, kandi bigaragara ko kujya imbere no gusubira inyuma biri kwanga. Yego, none iriya ntambara zayisolvinga gute? Intambara imeze nk'iyacecetse, ariko intambara yo ntabwo ishobora kurangira mu gihe hataragaragazwa icyerekezo cy'umuryango wa OTAN, umuryango w'ubufatanye mu byo gutabarana mu bya gisirikare hagati y'ibihugu biri mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe OTAN itarerekana icyerekezo cyayo ntabwo iriya ntambara yarangira, kubera ko iriya ntambara yasojwe cyangwa Uburusiya bwayishoje kuri Ukraine
Ukraine buyibuza kwinjira muri OTAN. Uyu munsi byaracecetse bimeze nk'intambara y'ubutita, yeka abantu barapfa, ingabo zikarwana ku mipaka hirya no hino, ariko uyu munsi OTAN ahubwo usanga ishishikajwe no kwinjiza Suède ngo ibe igihugu kinyamuryango, nubwo igihugu cya Hongiriya kitarayiha uburenganzira nicyo gihugu kinyamuryango kitarabyemera, bivuye ku matiku y'igihugu cya Suède na Hongiriya bifitanye, yuko Suède yagiye ishinza Hongiriya kuba nyine ifite ubutegetsi butubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ikamera nk'iyishinza ko ari igihugu gishobora kuba ari igihugu twavuga ngo cy'abajenosideri cyangwa abicanyi cyangwa abayobozi badashobotse. Hongiriya nayo ikavuga iti none se turabaha ijwi ryacu mujye muri OTAN gute niba umuryango ari ubufatanye tukaba tutumvikana. Uyu munsi nibyo bahugiyeho cyane kurenza intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Intambara iracyahari, ariko ntekereza ko n'Uburusiya bwayicecekesheje bitewe n'aya matora buri kwitegura. Ubundi Ukraine irimo iki? Kuko nkurikije kuntu uri kubisobanura, ikibazo ngo nukwaguka kwa OTAN, kandi bigaragara ko OTAN yagutse nyuma y'intambara Ukraine. Yego, ese Putin ubwo nimba ikibazo ari kwaguka kwa OTAN kabiri kwaguka, Ukraine yo yayiretse, Ukraine yarashaka iki kintu? Ukraine impamvu atayireka, abantu badukurikiye baze kureba ikarita y'isi kuntu imeze. Igihugu cya Ukraine ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti ukuntu zari zimeze, uramutse ufashe igihugu cya Ukraine bukaba ari ubutaka bw'Uburusiya uyu munsi, nta n'intambara yakongera kuba muri kariya gace. Impamvu Ukraine idashobora kujya muri OTAN ukurikije uko Uburusiya bubyifuza, Ukraine buriya ni igihugu gikize, cyo ni icyambere, ni kimwe mu bihugu bigemura ibyo kurya cyangwa ibikomoka ku buhinzi byinshi, ni icya gatanu ku isi mu gukora icyo twita export. Yes, urakoze cyane. Urumva igihugu nk'icyo rero nikiramuka gishinzwemo ama-etat major y'iyo OTAN, Amerika, Bufaransa, inde bose bazahagira inzira nyabagendwa. Kuhagira inzira nyabagendwa rero, igihombo kirimo ku Burusiya bazaba bameze nk'abatera ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri. Ndabisobanura muri ubu buryo: hari ukuza gutwara uwo mutungo kamere cyangwa n'ibyo biryo cyangwa ibikomoka ku buhinzi, ariko bakaba barimo no gusatira igihugu cy'Uburusiya, kubera ko Ukraine yegeranye n'umurwa mukuru Moscow neza, ni amarembo. No kuvuga ngo Vladimir wavuga ko kuba Ukraine yajya muri OTAN ntaho bitaniye no kuba umuntu yaza guhinga mu mbuga yiwawe. Duha ishusho y'umubano w'Uburusiya muri rusange na Bloc Occident. Uyu munsi ni umubano navuga ko Uburusiya ari ubwo buri kuwishimira uko umeze, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayoboke bazo, kubera ko nicyo gihugu buri gihe gihora ku gasongero. Uyu munsi Uburusiya bwakwishimira uwo mubano, bwakwishimira uko umubano umeze, nubwo bushaka ko hari ikiyongeramo bitewe cyane cyane na impact cyangwa uburyo Uburusiya burimo kugenda bwigarurira ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane wa Afurika, kandi akaba ari na bya bihugu n'ubundi bikize ku mutungo kamere. Uburusiya rero navuga ko muri rusange ntabwo bubanye neza na Amerika, ntibizanigera bibana neza muri iyi myaka ya vuba, ariko uko bimeze Uburusiya bwashakaga igitinyiro muri Amerika mbere na mbere. Ibyo bwabugezeho, bwashakaga guteza urujijo, bwashaka gukora ikintu kimeze nko kwerekana ko bwateza urujijo mu banyamerika ubwabyo. Bigashoboka, byarashobotse ubwo amatora aheruka ya perezida wa Repubulika perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika pana Repubulika. Amatora Abarusiya bayatejemo urujijo, umwiryane uravuka, bananirwa kumvikana kuri demokarasi birirwa bigisha. Uburusiya bwirukanye igihugu cy'Ubufaransa, nubwo ari mu buryo butaziguye ku mugabane wa Afurika, ariko nta muntu utabibona. Nimba Ubufaransa bwarirukanywe muri Burkina Faso, Mali, Niger, ibihugu bikize kuri uranium n'indi mitungo kamere ikomeye, ibyo ni ibintu birushaho kuzamura ububasha bw'igihugu cy'Uburusiya. Navuga ngo rero umubano wabyo si mwiza, ariko ni umubano Uburusiya bwungukiramo. Ese Putin aho gukoresha intambara arwana n'abanyaburayi, ahubwo yakoresheje imitungo kamere, azi neza ko
bamukeneraho ibyo ntabwo byatuma agera ku ntego. Impamvu ibyo bitatuma agera ku ntego neza nuko Uburusiya yego bufite umutungo kamere mwinshi ibihugu bikenera, kuko nka gaze, nk'ikigo cya Gazprom ni ikigo cy'Abarusiya gicukura kikanatunganya gaze, kiri mu bya mbere ku isi niba atari nacyo cya mbere. Yego bashobora kugikenera, bagakenera iyo gaze na peteroli bivuyeyo, ariko impamvu Putin adashobora kwizera ibyo ngibyo nuko gaze na peteroli cyangwa umutungo kamere muri rusange uri mu bihugu byinshi, nubwo wenda byinshi bidafite mwinshi, ariko byiteranyije byakora ikintu gikomeye. Kandi ikindi cyo gukoresha intambara, buriya abantu bazasome ibitabo by'uwitwa Nicolas Machiavelli mu gitabo kigaruka ku mategeko 15 agenga umunyapolitike wa nyawe, harimo ahantu avuga ngo buriya umuyobozi nyawe yishimira kuba abaturage cyangwa abo bahanganye bamutinya kurusha kumwubaha. Wavuga ko icyubahiro gishira, buriya icyubahiro kirashira cyangwa kigahindura uruhande, ariko igitinyiro ntigihoraho. Gukoresha intambara ni igitinyiro. Putin ni umuntu muri we akunda guhangana, ni n'umuntu ukunda kugaragaza ko ari umugabo nyamugabo. Yego. Warugarutse gatoya ku mubano w'Uburusiya na Afurika, uburyo bari kugenda bavanamo Abafaransa. Yego. Ese muri uko kuvanamo Abafaransa, Afurika ibohoka hiki? Kuki Afurika ihora itegereje umuntu ibohora ariko nyuma ntibigire result? Impamvu Afurika idashobora kubohoka burundu ni uko Afurika iracyabura ibintu byinshi, ikeneye ibintu byinshi. Buri gihe duhora ntabwo twihagije mu ijambo rimwe, hari ibyo duhora dukenera biriya bihugu bifite. Kugira ngo tubibone rero hazamo kondisiyo. Ahubwo icyo navuga wenda kiba ari cyiza maho, nimba wenda ndatanga urugero ku gisirikare cya Mali, kubo bita Assimi Goïta, ubwo yirukanaga Ubufaransa, yavuze ko Ubufaransa bwari igihugu cyananiwe guhashya imitwe y'iterabwoba mu gihugu cya Mali. Kavuga ati nimba mumaze imyaka 9 hano, hari mu 2021 ubwo Assimi Goïta yafataga ubutegetsi, yahiritse Mbaye Ndao, bari bahaye nyine ubutegetsi bw'inzibacyuho, nawe ngo yiha guhindura guverinoma atababwiye, baramuhirika. Ubwo rero Assimi Goïta yabaga perezida w'inzibacyuho, yavuze ko Ubufaransa bwanze kwirukana imitwe cyangwa kuyihashya ngo buyitsinde burundu, kandi bumaze igihe muri Mali, ari nacyo na perezida Ibrahim Boubacar Keïta yazize. Ariko Uburusiya bwo nubwo bwaje mu gihugu, bwagiye buza bwohereza ba bacancuro tuvuga, bakaza bakamera nk'abari gusukura igihugu. Nubwo biriya bintu byo kuvuga ngo bari gusukura igihugu bizamo ahubwo ubusahuzi buteye ubwoba, ariko nibura barasahura cyangwa se barinda ibyo bintu, ariko bakihemba. Ubufaransa ko bwabitwaraga niyo mitwe ikomeza gukura. Uburusiya navuga ngo bwahaye liberite umugabane wa Afurika, kubera ko n'abayobozi benshi batandukanye, yaba Ibrahim Traoré wa Burkina Faso, bose bagiye bahuriza ku ijambo rivuga ngo imikoranire yacu n'Uburusiya ni imikoranire impande zombi zungukiramo. Bivuze ngo ku gihe cy'uburengerazuba bw'isi hari uruhande rwaryamirwaga. Yego. Iyo turebye kimwe mu Putin akoresha ni ikintu bita Wagner, kandi ugasanga abanyafurika nubazikunze ku bwinshi. Kandi iyo tubonye uburyo Wagner zirokiritwa, ntago ari abantu bahabwa formation militaire mu mashuri, biragoye. Ese aho izo mayibobo zose abagenda runda muri Afurika nizo zizabohora Afurika, ko nta think ziba zinafite? Ntabwo Afurika iteze kubohoka. None izo Wagner zizatumarira iki? Icyo zimaze biri mu nyungu cyane zo bwo Burusiya, nubwo turi kuvuga ko na Afurika ibyungukiramo. Afurika icyo navugaga, reka nguhe urugero, ndatanga urugero ku bijyanye n'amafaranga. Hari ukuntu haba hari umukozi n'umukoresha. Umukozi akaba yakorera amafaranga menshi, akinjiriza umukire agakira, ariko umukire akaba amuhemba intica ntikize. Hamwe akora ibintu avuga ati nta mabura kindi, mbonye ahandi nagenda. Ariko hari n'ubundi buryo umukozi n'umukoresha babana kuri rwa rwego, ahubwo umukozi aharanira kubona inyungu nyinshi, kubera ko abizi ko itazajya kwa boss gusa nawe izamugarukaho. Ntabwo Wagner ari yizabohora Afurika. Navuze ko Afurika bigoye ko yabohoka mu gihe hari ibintu igikenera mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyangwa no mu burasirazuba bwayo. Ahubwo iyo mitwe cyangwa se iyo cyane
cyane uwo nguwo wa Wagner ikintu waziye ni ugushaka gukinga abanyafurika agakarito mu maso ngo werekane impinduka abanyamerika cyangwa abafaransa batagaragaje, ariko mu gihe kidatinze turabizi bizaceceka. Afurika izaguma ari imwe, izaguma ari ya yindi, iby'ikennye izaguma ibikene, kandi uwo mutungo kamere warajyanywe n'aba bacanshuro bitwa ko bari guharanira guhashya imitwe y'iterabwoba. Putine bigaragara ko ashaka Afurika dukurikije ibyo ari gukora. Yego. Abanyafurika bavuga ko ari ibintu byatuma Afurika yibohora. Yego. Ese Robroko gusidana iramutse yemeye by'abanyafurika basabye bwo kwibohora, bivuze ngo Biden na Putin babemeye ko Afurika yibohora, ubundi mwahitamo nde gukorana muri abo bantu igihe bose babemera ko uri buhabwe mekanizme zo kwibohora? Nge ntabwo ndi umuyobozi w'igihugu, icyo kibazo kiragoye, ariko reka ndebere mu ishusho nyine y'umuntu ukurikirana politike y'isi. Mbaye ngewe ndi bampitishijemo bakaba ngo hitamo, ngewe najya ku ruhande rw'Uburusiya. Ndasobanura rero mu buryo ndabisobanura mu buryo nka bubiri impamvu ngewe mbaye nduhitamo nahitamo Uburusiya. Buriya amateka y'isi, isi nubwo irimo amashyaka menshi cyangwa ibice byinshi bitandukanye, ariko tubibarira mu buryo bwa communisme cyangwa capitalisme. Uburengerazuba n'uburasirazuba cyane, nubwo hari n'ibihugu byo mu burasirazuba bikoresha capitalisme nka Korea y'Amajyepfo. Nashaka gusobanura ko rero uburyo bukungu cyangwa mu gushaka ubukungu biciye muri iriya politike yo kwigwizaho imitungo cyangwa iriya politike ya mpatsi ibihugu yo kuza ukereka umuntu ko umufitiye impuhwe ariko ushaka kumutwara ibye, ariyo n'abo mu burengerazuba bw'isi bakoresha. Iriya ni politiki imaze imyaka myinshi cyane tutazi, twebwe twavutse iriho. Iriya ni politike imaze igihe kinini, ariko iyo ugiye kureba umusaruro yatanze urawubura. Umusaruro ahubwo yatanze ubwo ntabwo ari umusaruro, ahubwo ni ibyago twagiye tubona, twagiye duhomba abantu. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ntabwo abantu babura gupfa, nta n'umuntu ufite gihamya, ariko ibimenyetso biba bigaragara ko iriya ni politiki igamije kuyobora abantu, ariko umuntu ushaka guhinduka cyangwa kunyuranya nawe ari hahandi ava mu nzira kugira ngo ukomeze ukore ibyo ukora, abo bantu bazaguma ahantu hamwe. Kuko urugero rworoshye, muri Afurika hari ibihugu bitajya bihinduka, birakennye ni nako bizahora, kandi icyo gihugu kikaba gifite umutungo kamere. Nk'ibihe? Hoya ntago ndi butanga ingero, ariko nawe urabizi cyane cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara hari ibihugu bifite umutungo kamere mwinshi, ariko kubera gukorera muri icyo gicucu cya kapitalisme y'uburengerazuba bw'isi, ibihugu birakennye, bifite abaturage bari mu murongo w'ubukene bw'ibihugu bwose bisanzwe bikennye cyane muri Afurika. Rero impamvu navuga nanzura kuri iyo ngingo ni uko iyo communisme igihe gito imaze muri Afurika, nubwo nayo yahaje kera mu buryo butaziguye izanywe n'Abashinwa, ariko nibura gahe gatoya yahamaze, yatanze umusaruro. Kuko nta gihugu cyo muri kapitalisme gikoresha nyine iyo systeme ya kapitalisme cya gihugu cy'igikapitaliste nari numva cyasoneye umwenda ibihugu by'Abanyafurika. Nubwo biriya bintu byo gusonera imyenda wenda tutabyinjiramo cyane, abo ubukungu nibo babizi, ariko Ubushinwa buhora busonera ibihugu bya Afurika imyenda, byarananiwe kwishyura. Ko ni akamenyetso keza. Reka noneho turebe Uburusiya bugiye kujya amatora. Yego. Bihagaze bite, bishushanyije bite bijyanye n'amatora hari? No kuvuga ngo uhereye umunsi waradushaka twabara ibyumweru bitatu byonyine. Uyu munsi turi tariki ya 26 Gashyantare. Ku itariki rero hagati y'itariki ya 15 na 17 urumva ni iminsi 3 ya Werurwe cyangwa ukwezi kwa gatatu, ukwezi tugiye kujyamo muri Federasiyo y'Uburusiya. Rero hateganyijwe amatora ya perezida ugomba kuyobora izi federasiyo. Ayo ni amatora rero y'ikiciro cya mbere, kubera ko mu byumweru bitatu bizakurikiraho, no kuvuga mu ntangiriro z'ukwezi kuzakurikira hazaba ikiciro cya kabiri cy'amatora muri icyo gihugu. Ni amatora rero agiye kuba ku nshuro ya 8. No kuvanga iyo bari kubara ku nshuro ya 8 baba bari kubara nyine kuva igihugu cy'Uburusiya cyava ku ngoma y'ubwami kigatangira kuyoborwa n'abaperezida. Nubwo tuvuga ngo Putin amazeho igihe, ariko Putin nyine
ubwo baheruka kumutora nk'uko bivugwa cyangwa nk'uko byagaragaye hari ku nshuro ya 7. Amatora rero agiye kuba ku nshuro ya 8. Ni amatora ahanganyemo abakandida batandukanye bafite imigabo n'imigambi tuza kunyuramo, ariko by'umwihariko wenda mbere yo kwinjira muri ibyo cyane, reka tubanze tuvuge ku kantu Putin yakoze ko guhindura itegeko nshinga akarihindura. Nicyo ibyo bintu bishobora kugira nk'ingaruka ku matora cyangwa nk'ingufu cyangwa se intego bishobora kugira mu kwerekeza amatora aho agomba kwerekera. No kuvuga ngo mu ngingo mu gika cya 3 cy'ingingo ya 81 cyangwa ubwo na article ya 81 mu itegeko nshinga ry'Uburusiya, iyi ngingo yavugaga ko nta mu perezida wemerewe kwiyamamariza manda zirenze 2 zikurikiranye. Manda y'umutegetsi wo mu Burusiya, eka mvuga umuyobozi, manda y'umuyobozi wo mu Burusiya ni imyaka 4. Imyaka 4 ukaba wayobora 4 ukongera 4, wabishobora ukicara ukarindira hagaca mundi nyuma ukazafata indi. Putin yarabyubahirije mu 2000 yatsinze amatora ayobora igihugu kugera 2008. urumva manda 2 ze yarazirangije bimeze neza, politika ari nziza. Avaho hajyaho Dmitry Medvedev ayobora igihugu, Putin aba minisitiri w'intebe kuva 2008 kugera 2012, ariko Putin n'ubundi yateganyaga kongera gusubiraho. Yaranabyemerewe n'amategeko, arongera ariyamamaza atsinda amatora. Ntabwo turi bujye muri details zo kuvuga ngo yayatsinze gute, oya birabizwe ko yayatsinze. Yego 2012 rero amaze kujyaho yari yemerewe izindi manda 2 nyine kubera ko hari havuyeho ni mu perezida. Ayobora igihugu guhera 2012, yari yemerewe kugenda kugera 2020, indi myaka 8. 2020 rero bigeze agire gutya ya ngingo y'itegeko nshinga abagize gutya arayinyonza arayihinduye, avuga ko cyangwa ashyiraho uburenganzira bumwemerera kwiyamamaza kugera mu 2036. Ni ukwiyamamaza, abantu badukurikiye babyumve neza, ntabwo ari ukuyobora, hoya kwiyamamaza. Icyo bishaka kuvuga 2036 nibigera, hari ubwo itegeko nshinga ryakongera rigahinduka rikavuga ibindi. Kuyo hajemo kwiyamamaza biba bitandukanye no kuvuga ngo nzayobora nka kuriya Macky Sall yemeye kuzegura. Nubwo birayemeye kwegura no gushaka gutera impuhwe rubanda, ariko barabizi nyine agomba kuva kuko ibyo itegeko nshinga rivuga bigomba kubahirizwa. Manda ze zararangiye. Turi ku Burusiya mu 2020 ahindura iryo tegeko nshinga, habaye imyigaragambyo. Twari turi mu gihe cya Covid, amakuru yumvikanaga cyane ku isi yari imibare y'abicwa n'icyorezo ndetse n'aho inkingo zishobora kuba zigeze. Ntabwo ibyo byavuzweho cyane, ariko habaye imyigaragambyo yapfiriyemo n'abantu bamagana uko guhindura itegeko nshinga ry'izi federasiyo, kuko bavuga ko abaperezida bamubanjirije baba barimo ba Nikita Khrushchev, ba Boris Yeltsin, ba Lenin, bose nta n'umwe wigeze atekereza guhindura icyo kintu. Bari bamenyereye ko ari imyaka 8 akicara hagaca mundi, nubwo wenda mu bihe by'intambara byagiye bihinduka. Putin rero isura yo guhindura icyo kintu turayihuza na cya kintu cy'igitugu abantu bamushinza. Putin mu ndorerwamo cyangwa se ya politike, mu mboni zanjye nk'umuntu ureba politike y'isi, mbona ari umuntu udashaka kuva ku butegetsi muri iki gihe. Ameze nk'umuntu ufite umuntu ashaka kubanza kumvisha cyangwa hari ibyo atarageraho. Putin uyu munsi afite imyaka 71 y'amavuko. Niyiyamamaza nako n'urucabana, nubwo amatora azaba, ariko nayobora iyi myaka 8 azaba agize imyaka 79 hafi 80. Iyo ni imyaka iba itari mikeya cyane ku muntu w'umuyobozi, by'umwihariko w'umusirikare. Icyo navuga, guhindura iryo tegeko nshinga ni ukwikubira igihugu. Reka tubyoroshye gutyo, ni ukwikubira igihugu kubera ko uhereye 2020 ubara ukagera 2036, umuntu yavuze ibyo bintu afite imyaka 26 y'amavuko azaba agize imyaka 42. Azaba ari umuntu nyine, hazaba hari ibintu byinshi byamucitse se cyangwa yungutse.
ariko amahirwe menshi nuko hari byinshi bizaba byaramucitse niba ari umuntu ushaka kujya mu nteko cyangwa mu buyobozi. Icyo navuga rero twavugira aho ngaho, amatora azaba nyine kuri iyo tariki ya 15 kugera kuri 17, hanyuma icyiciro cya kabiri kibe ku itariki ya 7 Mata. Uzatsindira manda cyangwa se Vladimir azarahira kuri 5 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka. N'ubundi nta cyitezwe cyatuma ava kuri ubu buyobozi, kabone n'ubwo yatsinda biragoye kubera ko guhindura ririya tegeko nshinga ari icyo byerekanye. Hanyuma se kweki Alexei Navalny apfuye bigarura nuko agiye kuba amatora? Alexei Navalny uyu ni umuroya cyangwa se babita ba procureur cyangwa abashinjacyaha. Ni abantu baba bakomeye cyane mu gihugu, abantu baba bakora mu nzego z'ubutabera mu gihugu, ni abantu baba bakomeye cyane, baba banafite ubushobozi bwo gushoza ibirego kuri perezidansi cyangwa ku bayobozi bakuru b'igihugu, bakaba bakurikiranaho ibyaha. Uyu rero Navalny wapfiriye muri gereza hariya mu mujyi wa Karp, ni gereza yari afungiyemo. Ubwo ni umuprokirere cyangwa se umuyobozi mu bijyanye n'ubutabera washoye ibirego ku bayobozi bakuru b'igihugu, avuga ko barya ruswa, avuga ko agiye kubakurikirana ko hari ibitagenda neza mu butegetsi bwa Federasiyo z'Uburusiya, akabashozaho ibirego cyangwa akabashyiraho ibyaha bisabwa ko bakurikiranwa bakajya mu butabera. Ibyo ngibyo rero uyu mugabo w'imyaka 47 nibyo yafungiwe, binavugwa ko yaguye muri gereza. Ariko nk'uko abantu babyumva, umuntu nimba atavuga rumwe n'ubutegetsi yaragerageje gushaka gukurikirana abayobozi bakuru b'igihugu hanyuma agafungwa akagwa muri gereza, buri wese yagira uko bisobanura. Ariko mu bantu baba muri politiki mama mubyumva. Icyo nashaka kumuvugaho tunihuta tutamutinzeho cyane, ni umuyobozi nyine wari kugira uruhare cyane mu migendekere y'aya matora bitewe n'iryo perereza yari yatangiye mu mwaka w'1998 ubwo Perezida Vladimir Putin yakoreraga FSB, ni Federal Security Service. Ubwo FSB aba ari amagambo ahinnye ariko mu Kirusiya biba bigoye gusoma, ariko mu Cyongereza ni Federal Security Service, cyase ni ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano. Ubwo rero Vladimir yari umuyobozi wacyo muri 1998. Perezida wari uriho yari Boris Yeltsin. Uwari porokireri n'ubundi icyo gihe nawe witwaga Dmitry Utkin, ndumva izina ari iryo ngiryo hari, nawe yakoze ibintu nk'ibi ngibi bya Alexei Navalny. Yashatse kuvuga ngo igihugu icyo gihe ruswa yari nyinshi, byo binagaragara. Igihugu cyari kiyobowe n'abagabo batagera muri 5, ashaka kubashozaho urubanza cyangwa kubakurikiranaho ibyaha bya ruswa. Ariko icyabaye ubwo yoherezaga mu bugenzacyaha ibyo birego, Vladimir Putin yajyanye kasete y'umugabo, byavuzwe ko ari uwo muporokirere, kasete y'uwo mugabo agaragara ari gusambana ku karubanda, bajya kuyikina kuri televiziyo y'igihugu, ku buryo icyo gihe bavuze ngo twizere ko umunyamakuru yavuze ko yaravuze ngo twizere ko abana basinziriye. Bivuze ngo ibintu yari agiye kwerekana yari amashusho y'urukozasoni. Ninde wari musambana muri iyo video? Muri iyo video hagaragara porokirere w'icyo gihe wari wagerageje gushaka kugenza cyangwa kujyana mu nkiko abayobozi bakuru b'igihugu abashinja za ruswa n'imiyoborere mibi. Muri iyo video rero niwe wagaragayemo asambana, birangije leta yari ibonye uburyo bwo guhita imwigizayo, yahise akurwa ku mwanya wa porokirere ndetse anahunga igihugu mu Bwongereza, nubwo yaje kwicirwayo. Bivugwa ko n'ubundi yishwe n'intasi ya FSB yamutumweho. Ariko ndagira ngo nyine twumvisha abadukurikirana ko muri leta zunze ubumwe z'abasoviyete zikiriho na Federasiyo z'Uburusiya muri iki gihe biragoye ko waba uri mu nzego zirenze perezida ngo ushake kugenza ibyaha ku bayobozi bakuru b'igihugu. Uyu rero Alexei Navalny nicyo ngicyo yazize muri makeya. Abashaka kumenya byinshi bashobora gukurikirana ibitangazamakuru bigenda bibyenterpreta mu buryo butandukanye, ariko mu by'ukuri yazize gushaka kwinjira cyane mu buzima bw'abayobozi bakuru b'igihugu. Dushimira abadukurikiye.
yego twashimira abadukurikiye mukomeze mukunda ibiganiro byacu aya matora tuzayagarukaho niyegereza abakandida ariko wenda ntabwo twagenda tutabababwiyeho cyane twihuta hari Vladimir Vladimirovich Putin w'imyaka 71 nari ntibeshye ni 71 y'amavuko ayoboye iki gihugu rero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 ushizeho imyaka ine wenda yacishijemo 2008 2012 ubwo yahaga umwanya abo bayobozi abandi bakandida tuzagenda tubababwira uko igihe kizadukundira